Gukira ntibyizana, birakorerwa kandi bigasaba kwitanga. Gutera imbere buke buke ukaba uzagera ku bukire ntabwo ari ibintu byoroshye ariko byagerwaho. Ababashije gukirigita ifaranga no kugera ku bukire hari byinshi usanga bahuriyeho. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho ibintu 10 byagufasha kuzakira. Icya mbere, wikorera mu gihombo urya ibirenze ibyo winjije. Iri ni itegeko rya mbere ukwiye kwitaho igihe ushaka ko kuzakira. Uko umuntu akorera amafaranga ni nako ibiyamara byiyongera. Ugomba gutakaza amafaranga make mu byo ugura, ukiyemeza kandi ukihatira gutakaza make cyane kuyo winjije. Ni ibanga rikomeye rikaba n'itegeko ugomba kugenderaho niba ushaka kuzakira. Bivuze ko nta na rimwe ukwiye gukoresha amafaranga mu kwezi arenze ayo winjije mu kwezi. Ikibazo abatari bake bagwamo. Icya kabiri, ishyiriraho amategeko mato mato yo kuzigama uko winjije amafaranga. Burya hari icyo ukwiye kwigira kuri leta z'ibihugu hafi ya byose ku isi. Imwe mu mpamvu zituma habaho ihindagurika mu mafaranga ava mu mufuka w'abaturage ajya mu isanduku ya leta ni uko icyo umuturage aba yinjije kiba cyiyongereye. Hari ubwo ukeka ko amafaranga wasabwe na leta bigutunguye kutari buyabone, ariko ukayihigamo ukayabona ndetse ukayatanga. Icya gatatu, funguza konti muri banki umwe utemerewe kubikuzaho uko wishakiye. Icyifuzo cyo kugura uko ubonye icyo wagura burya kiba muri buri muntu. Igihe ufite amafaranga, kamere yawe gusaba kujya kugura ibintu rimwe na rimwe n'ibyo udakeneye ako kanya. Gufunguza konti ubitsaho amafaranga udafiteho uburenganzira bwo kubikuza uko wishakiye byagufasha. Uko ubishoboye, iyi konti wagakwiye kuyisabaho uburenganzira bwo kubikuza nyuma y'igihe kirekire kigushobokeye. Iri naryo ni itegeko ugomba kwitaho niba ushaka kuzatunga amafaranga menshi mu buzima bwawe. Icya kane, gira utuntu twinshi tukwinjiriza amafaranga niyo yaba ari make. Burya abatunze amafaranga uganiriye nabo bakubwira ko ifaranga kuritunga urikesha ikintu kimwe bigoye. Niba ushaka gukira rero, gira ahantu henshi ukura amafaranga. Ibi bigufasha kuba wagira ikikurengera igihe ubukungu bwawe buhuye n'ikibazo. Muri rusange usanga babashije kugera ku bukire baba bafite uburyo bugera kuri 7 bakura amafaranga. Ibi bituma iyo uburiye ibumoso uyabonera iburyo. Icya gatanu, buri gihe rya ibyo ushoboye kwishyura. Koresha uko ushoboye, wirinde gutungwa n'imyenda. Kuguzaguza bya hato na hato burya biri mu biheza umuntu mu bukene. Igihe ubonye koko ko ugiye kugura ikintu, itegereze neza urebe niba icyo ushaka kugura ufite ubushobozi bwo kucyishyura. Koresha uko ushoboye icyo uguze cyose uba ubashije kucyishyura udafashe umwenda. Icya gatandatu, yiyemeze buri mezi 3 icyo uzaba wagezeho ku iterambere ryawe mu byerekeranye n'imitungo. Igihe cy'amezi 3, igihe wikurikirana neza umunsi ku munsi, kirahagije ngo ugereranye icyo uzaba ugezeho. Itegereze ukuri ku buryo winjiza amafaranga. Teganya uti mu mezi 3 nzaba mbashije kwinjiza aya mafaranga, nzaba naguze, nzaba narazigamye, kugira ngo iryo genamigambi rigufashe kumenya niba hari icyo wagezeho. Icya karindwi, irinde gushora amafaranga yawe mu bibonetse byose. Iri ni itegeko ukwiriye kugenderaho niba ushaka kuzakira. Aha niba icyo ubonye cyose bakubwira ko kirimo amafaranga, igengesere mbere yo kugishoramo amafaranga yawe. Banza wige neza uko uzunguka n'ibibazo byabaho byatuma uyahomba. Icya munani, gendera ku itegeko rya 50-30-20. Iri ni itegeko rigena imibereho yawe ya buri munsi n'ikoreshwa ry'amafaranga. 50% yakoreshe mu byo ukeneye kugira ngo ubeho, nko kurya, kwambara, gukodesha inzu, transport. Igihe ibyo wabirangije, 30% yakoreshe mu byo wifuza igihe bibaye ngombwa. Aha n'igihe wifuje kuba wasohokana n'abandi n'ikindi wumva koko waba wifuza. 20% yazigama. Muri make, ibyo wakora byose ntukazigama amafaranga ari munsi ya 20% yayo winjije. Ibyo bizagufasha kuba wakira. Icya 9, gendana n'abantu bakurusha ubwenge mu mikoreshereze y'amafaranga. Kubana n'abantu bazi gukoresha neza amafaranga, bazi kuyitaho, badasisagura, mbese banakurenzeho mu iterambere ni ingenzi. Kugira abo wigiraho, abakubera urugero ni ingenzi niba ushaka kuzatunga amafaranga menshi. Igihe ukikijwe n'abagufasha kutubahiriza aya mategeko yose twavuze, gutera imbere byawe bizakugora. Icya 10, isuzume ibyo wagezeho buri mwaka, wihe intego z'ibyo uzaba wagezeho mu mpera z'undi mwaka. Niba uyu munsi ari bwo umenye ibi, hera ubu wisuzume kuva wavuka kugeza ubu ni irihe tegeko wubahirije muri aya ngaya twavuze. Niba utarabikora, tangira ubu wisuzume kandi utangire ubu ngubu. Ihe igenamigambi ry'icyo wifuza kuzageraho mu mwaka uhereye none.
kandi iyi tariki uzajya ukomeza uyibuke uhereye igihe uzaba urimo kwisuzuma. Nyuma y'umwaka uhereye igihe ufatiye icyemezo, uzicare hasi urebe ibyo wagezeho muri uyu mwaka. Uzaba umaze ugendera kuri aya mategeko twavuze haruguru. Ngibyo ibintu 10 byagufasha kuzatera imbere niba ubishaka. Wahera none ugakurikiza aya mategeko, byazagufasha gutera imbere. Naho ubundi nitwa Charles Gayegana. Hasta la vista.